Ntabwo dukwiriye kuryama kubera ko tunaniwe, dukwiriye kuryama kubera ko turangije. Gukomeza kuzimya alarme buri kanya, gushaka inzitwazo zitandukanye, nibyo bikunda kuba ku bantu benshi. Ukuri guhari nuko abantu benshi saa 10 zigera babyutse, kandi ntibongere kubona ibitotsi nyuma y'icyo gihe. Byuka mbere ya saa 10, mbere y'uko umwanzi wawe agukangura. Biratuma ukora byinshi kandi biratuma utanga umusaruro kuri uwo munsi. Rekeraho kwihumuriza, vana umubiri wawe mu mashuka n'ibiringiti, ufata inshingano zo gutuma ubuzima bwawe bwishima. Kangura inyamaswa ikurimo. Byuka saa 10 za mu gitondo, tangira wishakemo impamvu zo kubyuka kare. Iyo ufite ikintu cyo gukora, iyo ufite umuntu wo gukunda, iyo ufite ikintu uri gushakisha, ubyuka mu gitondo cya kare kare. Uzareba abantu bafite ikintu bashakisha